wakigikoze urasenya uko kambwira gutyo hita uyarya vuba yarye vuba irya se vuba toragura urya wakigoryo ntabwo uzayameza yafata urye siko wasaze amakariso areke no kwangirika hasi nayagutamika ukayarya wakigoryo siko uri umusazi Emerine si gikorwa igemba ndi kugihamagara ntabwo kiba cyumva Emerine se nta matwi ufite yo kumva ko ndi kuguhamagara ve hano bimeze bite aya makariso kutayameshe amakariso ngiye nyamesa amaze iminsi ngahe hano kariso zanye n'izumugabo wanjye kuki utari kuzimese bimeze bite akomabuje ngiye nakuye ko nazongeye kumesa n'amakariso rwose kariso yawe kariso z'umugabo wawe ngo ngwiki subiramo twumve ntabwo nzongera kumesa amakariso subiramo nongeye numve mawuje ntabwo nzongera kumesa amakariso ngiye bintu ndanabirambiwe ariko nizere ko bigucitse bitakuvuye mu mutwe wawe akomuje njyewe ibaze gufata ikariso umwenda w'imbere njyewe nkajya kumva mu byanzanye ngiye ibyo ngibyo ntabwo birimo rwose umva nkubwire ufite kumesa aya makariso kamesa iyi boxer y'umugabo wanjye kamesa n'amakariso yanjye umvise nicyo cyakuzanye cyangwa kwirukana usubire mu cyari wanyu ntabwo ushaka twubahane ndakubaha rwose pe ariko ntabwo namesa amakariso yawe n'umugabo wawe azi kutangira no kuntinyuka uri kumva ugiyemo nta sano ufite ntunyumve nabi pe ntabwo ari ugutinyuka ariko ntabwo nakomeza kumesa Mana yanjye Tereza wenda pfe nono utangiye kuntinyuka nta sano ufite uri kuvuga nanjye ndi kuvuga urabyemera kuvuga njye uri kunsubiza aya makariso amaze iminsi 2 mu kadobo utari kwiyabona urana dutangiye kuzana umwumbo kucyamesha ibindandi n'uyamese Emerine uri kigo gibingana iki nagakanga kariko kazayi kakuzanye no kumesa amakariso se karimo nyine none se kuki wamesha ibindi ukayareka usanzwe yamesa se warengereye Chikoza ndumiwe ndavuze ngo ugomba kujya uyamesa ugahera ayo niyo namba yako kanya kahita nyizana ugahita ntaba ari n'agasuzuguro uribuka ko izo namesheje robuni zari zirimo imihango njye ntabwo nzakujya nkomeza gukora mu maraso ya ngo iki rashaka zabe harimo amabyi umvise rashaka zabe harimo amabyi umvise uzajya uyamesa uyamesa Vane, ibyo ngibyo nyine nibyo naguhamagariye umugore arimo kunanira pe ibaze ko nawe no gusasa uburiri turyamo hari igihe nyine nasanga ntabwo uburiri busashe nkibaza ngo twakunanye mbona nyine ari igihe bizakunda mba wenda n'ubutasi bw'umukobwa namara kubaka azamenya ubwenge ariko birimo kwanga pe birimo kwanga kandi nyine abizi ndamukunda nyine n'ubundi twaye nemeranyije kubana nawe mu bintu mu byiza ariko se umuntu ntabwo ahinduka ese ubona kuko nemere nzabane n'umuntu ubuzima bwanjye bwose n'igihe nazi nzapfira mbane n'umuntu udashobora gukora n'ikintu na kimwe mu rugo ndi kubyumva biragoranye biriya bintu rana ni ibintu nyine nari nzi ko azareka namara kuba umugore nyine urumva twajya tubona mu rugo nyine abyikora ntabwo nyine bintunguye cyane byantunguye kuko nari nzi ko azabireka ariko n'ubundi no mu rugo bamajyaga yumubwira aho ese mwana wanjye kuko gutya witwara uramutse ugize urugo byagenda gute tukajya ngo nuko ari gucura se cyangwa nyine ni ubutesi mugane wawe ariko kumvaga nawe umugore bizashira ko noneho byandenze kuba adashobora no gusasa icyuma ry'amama shape usanga nyine utuntu hariya twandagaye ibintu nanjye urabizi ko abahungu twebwe tutagira amasuku wenda nyine tuba tuzi yuko umukobwa utuntu twe tuba tupanze turi ku murongo
iyi munsi ibintu biragenda gute gusa umwana w'umukobwa utuntu twe turi ku murongo ntabwo wabijagare nk'ibyo ngiye rwose ntabwo namisa amakariso yanyu mabusha. uvuze ngo iki Emery nawe uri kumbwira gutyo wakigikora uratinyuka ukambwira gutyo hita uyarya vuba yarye vuba irya se vuba toragura urye wakigoryo ngo ntabwo uzayamesa yafata urye siko wasaze amakariso yanjye ariko no kwangirika hasi nayagutamika ukayarya wakigoryiwe siko uri umusazi ngo ntabwo uzongera kuyamesa mukasanga umugabo wanjye atanapfa nabi sawa nyine sikuri ikigoryi mu mutwe we icyakuzanye ntabwo ukizi hano wambesire we ikintu cyakukuye iwanyu mu cyaro ntabwo ukizi uba ugomba kuyamesa kuva kwa mbere kugera ku cyumweru niyo nkuyemo nubwo haba harimo imihango ivuye kwa mbere kugera ku wa gatatu ukayimesa we urarira nsurira iki uri kurira amata hari igihe uba wahereye wanzajya imvugo ntansubiremo uvuge nta jambo ufite kuri njyewe ako se mabusha ibintu byose mba nabikoze ibishoboka byose ni iki ngiki umembye kumenaho amazi yavuye mu myenda yanyu y'imbere ni iki mba nakoze kubera ikiri umuhebo kuko utangira no kunyita umuhebo se ese kamubaze waje hano uje gucagura akazi ukora cyangwa waje uje gukora akazi kose ntiwaje usaba akazi kose Emery wantera umujinya ngiye ngahita gusubiza iwanyu mu cyaro ukajya guhinga ukajya wirirwa uragiye ari amatungo y'iwanyu umvise cyangwa ukajya wirirwa ujya kwiba iwanyu mu cyaro waje gucagura akazi hano ibyo ugakora kose kuko niko kakuzanye wa bityo kumana ubu nibwo buzima wamitiyemo koko urawe nyine nikavuye rwose ndabizi ko anyikundira ariko nyine rigiye mbona nyine ko ibintu birimo kurengera ariyo mpamvu navuze ati se ntabwo nari guhamagara mabukwe sibyo ntabwo nari guhamagara mama wanyu njye kumubwira sibyo niyo mpamvu nanjye ntabwo mpamagaye nkahamagara na mukuru we kugira ngo mbikubwire basi wenda tumwicaze tumuganirize tumwumvishe yuko hari ibintu runaka simubwire ibintu byose dufite umukozi niyo nashaka n'undi namuzana sibyo ariko nyine utuntu tumwe na runaka ngenda ta sometime rwose nisasira namuzi ko iki hadashashe niriwe ndyamye niriwe mburyamyemo n'iki ikindi amafaranga kuri konti avaho nyine yagiye kugura utu tuntu yaguze amavuta bimwe biranga aguza andi ayo nagerageje byanze hari utuntu nyine ntabwo mba nashaka yuko umugore wanjye asa neza ariko nyine hari igihe ibintu biba byarengereye sibyo yego ase neza ariko arabizi neza yuko ntabwo uri mumushyira hariya ngo akore nagiye mugerageza namushyira ahantu akayicara akavuga yuko yarambiwe ngo akeneye kuba ari mu rugo rero nyine yuko dutahana sibyo
tugatabana basi tugaca mu rugo ndemera naza no kugaruka mu kazi nyuma ya saa sita sibyo ariko dutahane basi tugende tumuganirize basi agire n'utuntu n'uwo twaba 3 cyangwa 2 abasha gukora mu rugo sibyo rero gusa nyine nka mukuru we ntabwo ngo yihangane ni nanjye birandenze nzi ko bizashira amara kubaka urugo oya bakundi kubyihanganira okay ndabizi ko bizashira nitumara kumuganiriza akazi nyamashini tugende then sibyo okay Bianca. Biteze. Cheko. Nise reba ikintu kimunguye. Naguze ko imyenda bayambara bayifurira mu gikari mwana. Aha. Karibu. Bimeze biteze. Ni sawa akicare hano. Wese wicaye kuki? Ndiranje kandi kujerekani nta kibazo. Okay. None se kugufurira ahangaha mwana. Abona. None imyenda iri gufura nitangaje. Ndabona nzi ngo nyine mitonda niye yanyu iri pembeni mwifurira. Ako sinakivanga mu byanjye. None se amakuru y'akazi mwana yari. Amakuru y'akazi nyine uko nguko kameze. Mazi mwaruzi ko kurifura ndikure adikora nazi. Ugutera isoni. Uri gutekereza ko imyenda ndi kumesa ari yanjye. Yandi. Imyenda y'imbere uri kubona ni yamahusha na bosante. Niko rwego agezeho. Uwo ngo harimo amabox yasohoje. Isigaho okay. Byagenze gute kugeza kubufurira mwana? Cheko. Kumva nanga nabaye ndushye. Urugo naruruhiyemo sinzi nimba. Ibaze ko aya makariso ari mabosha byandaniye ngo nyamese. Ngo kuki mbana meje indi myenda yose ngo si nyamese ngo akazi kanzi ngo ntago nkazi. Cheko ibaze ko amenye w'amazi reba ukuntu meze. N'ikintu mise nibaza byo mwavuganye no kuzajya ufura imyenda y'imbere yabo nabyo birimo ko warabaye agacucu. Cheko kakazi no wakanzanye mu byibuke. Yego sinarakubwiye uze gusinya contrat yo kujya ufura n'amakariso ngiye nakoza mu bicucu n'ubwo ngo nanjye reka nza agaciro kanjye n'amavuna nanabyanze twabitongana niho yahereye amenaho amazi nambwe ni sinshobora kumenya imyenda yawe y'imbere ni ya databuje. Ibaze umugore nimba umutese nimba ari igiki n'umutese agira ahantu agarukira agafata imyenda y'imbere ngo umukozi ayimese si nibyo byonyine Cheko. Ibaze ko ari ngiye usasa icyumba cyabo amashuka yabo bakoremo ibyo ntazi byose ari ngiye uyamesa. Usibye no kuyimesa gutyo ubu ngo ni nanjye uri bujye no kwitera ipasi. Tureke n'ibyo ngibyo amakariso yambara agiye mu mihango. Ndeba ndimo ndafura amakariso ariho amaraso atarayanjye Cheko. Isiko mbona uriya mugore akiri akana gatoya ibyo ngibyo bimuzi. Imyenda y'imbere katari imyenda ibigoye gufura. Nta kintu kimwe nyine ashoboye byose n'ibyo bikora ariko akazi nta kibazo nyine pe akazi nta kintu kanwaye kuba nagakorana nagakora neza. Cyangwa none wenda reka mubaze umuntu ufite ama makeup n'ibiki cyangwa uba wisha akazi wishyizeho ama makeup wagiye kureba abasore. Cheko izina ry'Imana yo mu ijuru ntabwo natinyuka. Ibyo biba byavuye here. Ibi ngibi ni mabusho wabingure nimba ari mu buryo kugira ngo ndeshye araza ati dore meni nakuguriye utuntu two kwisiga ku munwa no ku maso kugira ngo ubure umukozi usa neza kuko nako turi abantu basirimu akaba ari hahera ankoresha ubugoryi bwose. Cheko njyewe no buzima ndaburambiwe. Ibintu birambaje ku buryo nibitaza gukemuka
ntabwo hano ariho haba akazi konyine mana. Umuntu yagushakira n'akandi kazi n'uro katiri nako mu rugo ukajya gukora akandi kazi kameze neza. Wene jye naravugaga ngo igihe ukize i Kigali uhereye ahangaha ukabona udufaranga duke araguhemba se baye. Chego nubwo amenya 2020 ntabwo aribyo byagatumye ansuzugura kuri no myenda ye y'imbere. None se mabuja aha ni umereye aya mafaranga yose? Oya nta kibazo ni ikibazo. Ndabona atari kure. Wone ugira ikibazo njye nta kibazo cy'amafaranga mba mfite. Nta kibazo cy'amafaranga mba mfite. Amafaranga ni nk'inda ku mutindi kuri njyewe. Aha ibi nakuzi ko aya mafaranga kuva mu gitondo narayabona. Kandi nahereye mu gitondo nikaraga imihanda yose. None yanyishyuriye kuri uru rugendo gusa. Ega ntabwo ndi nkawe mwirirwa mwirukanka kuri rino zuba. Njyewe amafaranga nta kibazo cy'imba mfite. Nkawe babiriwe mu gitondo unyonga impyiko zakwishe. Ntabwo ndi umunyonzi nawe. Utwara inuza moto. Utwara moto. Ni umumotari nyine. Ni umumotari ariko nyine uba wananiwe utwara unanirwa njye rero amafaranga ndayafite. None se wazandangiye nko kuri ako kazi ukora nanjye nkareba ko nava mu kimotari nanjye ngibonera. Ntabwo washobora nose motaka nkubaza ko mbona usa neza uri umuhungu mwiza uri ku cyangwe ukaba utwara moto isa nabi cyane. Nubwo ndi umumotari utwara moto isa nk'iyawe isa gutya. Ko se mabuja iyi moto buri isa nabi cyane. Isa nabi niba abandi baba batwaye moto zisa neza ubu se ubu ko nanirwa kuyoza. Ako mabuja nawe uri gusesereza none se waneze utambona? Oya ari ibyo byoza moto yawe. Ayi moto nubwo ibisa nabi ariko none se ubu wavuga urakorera mu mihanda ya kaburimbo gusa ntabwo urajya mu gitaka ayo mafaranga wayabona. Hari n'abandi riga batwara moto batari nabo bagenda ku moto nziza kandi bagenda mu gitaka. Niyi nyine nyuzaho nkayihanagura ariko nyine urumva ayo masaha nta kuntu yabitambuye. Jya ugerageza woze moto yawe abagenzi ubatware bishimye sibyo dore ubusa neza uri ku cyangwe ahantu hose uri gusanitse ugerageza nawe woze moto yawe rwose. Nose mabuja nagutwaye nabi koko? Ntabwo wantwaye nabi ariko moto yawe isa nabi pe. Urabona muri iki diviziyo turimo dukwiye gutwara ibintu bisa neza nawe usa neza pe ariko moto yawe isa nabi pe. Ntabwo isa nabi cyane. Aya isa nabi ahubwo nubwo rero nayibonye ibyo woza pe. None se waneze utambona? Abandi bamotari bose bari bahari akaba ari njye uza kureba. Wasaga neza ntabwo nabonye moto yawe ahubwo nyibonye ngeze ahangaha. Mabuja aka kazi ni danje pe. None se mabuja urabona njye ibintu aba ari danje ibiceri biba byabuze wamfashije ukama nk'uduhumbi 20. N'ubundi ko wamfashije ukama nk'uduhumbi 20. Okay, njye nta kibazo cy'amafaranga kuko nta kibazo cy'amafaranga mfite ahubwo naribi njye kuguye mu ishumi sibyo kubera ko nyine mfite utundi tuntu twinshi two gukora njye kuguye icumi nta kibazo. Urumva impamvu nyagusabye nabuze amafaranga yo kwishyura inzu yari yambanye make naburagaho nk'ibihumbi 20 umfashije. Oya reka nguyemo 10 sibyo digende gufashe nago kanya nabizi ko nayaguha ariko akanya wapi reka mbe ngo 10 none nzaba tuzagera ngambira. Nasema buje n'ubundi ko yama wakiriye ove kushi 10 smeshe ariko se ntago nayanga kandi nabura bukoze cyane. Yaje siwayibonye. Sawa urakoze. Sasubira ariko ubu nsigenda nimero yawe. Aya ntari yawa Soje nabizi. Nta kintu kimwe abiziho. Isi ibintu bikoze kangahe kuburyo udashobora no kukiza soje mu mubwira ibintu bikubangamira ikibazo gikemuka uko wakivuze. Ariko ndabona njye ndi ikigori cyo kujya kuvuga ngo umugore wawe agufurisha amakariso yiwe nese kuko nta mugabo numva ko wakishimira kubona amabokisa yiwe arimo arafurwa n'umukozi. Nose banyirukanye umva najyaje gusina koko. Nabwo akazi kabuze mwana. Gusubira mu cyaro. Kuki abakozi mutajya mumenya aho mugomba kugarukira mukamenya n'uburenganzira bwanyu.
ntabwo akazi kabuze ku buryo bakwirukaniye ngo nuko utavuze box zasohoje n'amakariso bagiye mu mihango. Ushobora gushaka kandi kazi. Kandi ikindi uva ku kazi hari akandi kagutegereje. Nose nkora iki? Cyore ndaza kubyigiramo. Ndaza kuza kumenya umwanzuro niba tugomba gushaka kandi kazi cyangwa niba ibintu byose biri buze gukemuka ikindi kandi bakakunjiza n'amafaranga. Uko ibi byose uri gukora wakabe warabihembye. Cyeko niho wari ufite kumvana ko niho wanzanye hano. Ndi ntabwo nashobora kwigira. Ibigoro biramba. Ese ubundi kuki utabyanze mukani ubyanga akora icyo ashaka. Kandi iyo menya amazi akanangufite indobo mu mutwe. Ibintu biraka nigende. Ibintu ko biramba bari ngiye kuza kubyiga. Nakundi ndi rero sinabizi. Beze neza se. Nere kwisi ugende. Ngiye mu kandi kazi. Beze tese mukobwa. Neza nta kibazo mfite yashimye Imana. Yego. Barishimye. Badusoye. Naje kureba nyine. Kamwe n'umukozi manara wahe. Naza kureba ko ari kwitwara neza. Cyane. Ahubwo mbonere nyine ari kwitwara gute mu kazi. Ni neza si byigire ko ari utuntu twagiye tumucanga ariko nyine ni ibyo abakozi nyine ntabwo byahura abakozi bataramenyera gusa usanze nari ndi kugenda naje kare tuganiraho ko atari ku resitora zo mu cyaro iwacu ubwo nyine kuzumva nabwo ukuntu ameze usanze nari ndi kugenda nzihakana okay nta kibazo ngo tuzasubira sawa 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 urakoze nawe Beste se shidi. Ukata amasho. Umva se ndashaka hari utuntu ndebera. Reka utuntu ku muhanda. Ndakugura n'amavuta barambwiye ngo ni meza. Umva uburaye nsanzwe ngurira nimba ari meza ndebera shidi. Amavuta umva yarambwiye ngo arakora cyane. Vaseline. Ndembe no kugutuza ku makeup akakanyu karahenda he. Ibintu byarahenze none akangaka akakoroshya intoki ahantu hose none aka ni akayiponji ukoresha ugira gutya shamva ntabwo byari byoroshye ariko ndabona mbizanye ariko aya mavuta yo barambwiye ngo ni meza cyane aya mavuta yo agira n'uruhu rwiza cyane umva amavuta yaguze 250 umva arahenze bana yanjye naye ndahebye kugira ngo nse neza ese ko nabonye amakariso utayasoje amavuta yamenze naguze 250 ntabwo byoroshye siko mbona ndikubwira utishimye abaye iki ko ahinduye isura Byemeze neza. Cyane uko naguhaye kupfurira amakariso mbahubwire rero ngiye kukwirukana Nakoze iki mawuja? ngiye kukwirukana wowe guhereza ibintu usubikore nk'uko nabikubwiye ubwire n'ibyo mvuye kugura ntukabona ngo byishime ngiye kukwirukana pe oya subira iwanyu byo guhinga kuko ndabona ari byo bikubereye Kuba narananiwe kumesa amakariso cyo gituma nyirukana. no kwirukana se nose Basi ndaza kuyamesa natumbise ndaza kuyamesa ari mugoroba. araba amazi iminsi ndakwirukanye Mbabarira. Ese urimo kuvuga utandeba? Eke Urimo kuvuga utandeba? ndagiye kumwirukana Uramwirukanira iki? ntabwo ari gukora akazi kamuzanye hano Kandi ko nari mu mirimo. Bwo kugufurira? amakariso na bukisi z'umugabo wanjye Boxer zanjye. yego Boxer zanjye. yego Usigaye umukozi akaba uzufura. duseri ikibazo shiri hari ikibazo Uri ikigoryi? Ufite ubwenge? bibi na kibazo Zibaho ngaho. Ntongere kuvuga. Ntongere kuvuga. Gonde bira mwene wawe. Ibi nawe.
Rana se ikibazo kumuhereza hasi urimo kuvuga iki nta soni ufite nta soni biguteye Rana nuko kimeze n'ubwo wabaye umugore oya mbabarira mbwira ibintu wikoraga uri mu rugo n'ubu na hano mu rugo rwawe uracyabikora umukozi wawe niwe usigaye gufurira amakariso reka ndavuga nawe ukavuga nta soni ufite umukozi wawe emera ibyo bintu urabikora nawe Mary haguruka genda fata ibyo bintu genda Muranyirukanye oya fata ibyo bintu ugiye kwikorera akazi kawe ajya ufata akazi ujye ugenda ukomereza akazi kawe atajyayo arataha ntabwo ugiye gushaka Muranyirukanye oya fata ajya gukomeza akazi kawe kwanza garuka hano gato nawe wagiye ureka kugira ibintu ngiye kugusaba ngo saba Emeline imbabazi njyewe Rana sabe Emeline imbabazi umukozi njyewe waba ugiye no kunsuzuguza ahubwo warisuzuguje iyo umukozi wisuzuguza gute se amakariso njyewe my god nutamusaba imbabazi ubu ni mukuru wawe muratahana ntazo musaba ni ukuri ntazo musaba do ntabura urimbwa ntazo musaba njyewe musaba imbabazi nta kibazo ntago ari ngombwa oya hano ni mu rugo rwanjye sabura mukozi imbabazi sheri ntazo musabye ntazo ndi bumusabe atahe nta nubwo ngimukeneye bose niba mubwiye kumese nta kibazo genda uzinga ibintu byawe ugende naho njye ntabwo uca bugufi imbere y'umugabo wumva ko uri gusuzugura umugabo n'umukozi ari kukumva basi mureke gutongana saba imbabazi sugura umva nta kimwaro biguteye saba imbabazi nambabaye ariko njye ntakosa mfite saba imbabazi neza nambabaye ntakosa mfite saba imbabazi neza saba imbabazi neza kandi nongeye kunsakurisha nusijya mbabaye ntabwo nzongera ukoze niko basaba imbabazi njyewe ndi umugabo nakabaye nagupfukamishije hasi nta soni ibintu byose wari wabigize mu rugo na hano warabizanye rega nambabaye rero ntabwo nzongera Mary genda Abika mubiri ese aho bigera ngiye na boxe zanjye ukazifurisha ukazi umukozi ngazifura Chese yo kunsuzu oya zibaho ngaho ese aho bigeze ugafata boxe zanjye nge namba ukazifurisha umukozi ese bebe mva mukazi naniwe rusurgi laza mfite utuntu twinshi twakora utuntu ufite utibagiwe kurya se nk'amakariso nta kibazo kwiyumvisa hari ibintu birenze cyane reka nkubwire ni ukuri uri umugore amabere abiri umaze kubaka urugo ntabwo niyumvisha ukuntu wakabaye ukikora ibintu hariya ngo uri bucura se mu rugo bibamo wari wamenyereye kumwe mu rugo rwawe wayandaritse haraniyatoragura ahantu hose n'ubu rero ni uku cyangwa n'ubundi yirwa anyanyagire no muri salo si wagira ukakubwira nabi mba ngo ugire inama okay ibintu ntabwo ibintu ntuzabyongera n'ubu bwo akora ibintu mukore ukuntu mutsuzuguje umukozi wisuzuguje ntuzongere ntugende nshaka kuba gazaza izibitise navuye iwawe ariko tu niwe uvuye niwe nari ntegereje ubu ngubu navuyeyo mvugana n'uwo mvugana nawe ariko nayo nari ntegereje Emeline arimo kumenyera Emeline ari kumenyera ariko ese mani ujya umenya ibibazo byose Emeline agira ku buryo ubasha no kubihandoringa ukabikemura Emeline se ko mamona nta kibazo afite aba ari kumwe na madamu nta kibazo na kimwe mamona bafite okay none se aba yari kumwe na madamu akaba aribwo afite ikibazo noneho kurushaho mani rega rimwe na rimwe yego pe abantu bahuze bawugiye mu kazi bawugiye mu bintu byinshi ariko byakabaye byiza mukora check up y'abakozi banyu
ntiwite ngo ngari kumwe ngo na madamu wenda se ntibari kumwe wumve ko ibintu byose ari amahoro. Buriya abakozi ntabwo bavuga ibintu byose kuri ba bosi babo mwana. Biba bisaba buri bosi wita ku bintu wikorere check up ubibone. Ngende kubikubwira gutya nk'umuntu w'inshuti n'umukozi nabazaniye twakuriye hamwe mu cyaro kimwe, urumva Kameme agomba kumbwira ibintu byose. Umukozi wawe ntabwo yishimye mwana. Kuva ryari umukozi wawe ari ugomba gufura amakariso yawe n'aya madamu wawe? Wakwizera gute ko nyine amakariso yawe n'aya madamu afurwa n'umukozi? Jesus. Igitanda cyawe uraraho nk'umugabo gisaswa n'umukozi. Can you imagine? Niko menini yakubwiye. Ntabwo yabimbwiye nabyiboneye mwana. Naje kumureba ari mu gitondo. Nsanga nibyo arimo. Banza kugira ngo nibyo ari gufura. Afite agahinda kenshi. Umugore wawe yamufasha aramukubita, amumena amazi atose umubiri wose, ari gufura n'ibyo binagazi. Unarambwira ngo si ibyo gusa akora. Mubajije niba ubizi avuga ko Kameme ntabizi kubera ko atatinyuka kubikubwira, atinya kubura akazi kiwe. Niba ibyo ngibyo byo mukoresha umukozi nabahaye namwisubiza, hari abandi bantu baba bakeneye abakozi musaza. Wabyumvisha vuba. Umbisha uriya mukobwa agejeje ibintu. Byambabaje mwana. Niyo mpamvu guhera mu gitondo nagarukaga nkasanga nturaza, nkongera nkahagarara hano. Kubw'aya masangiza amahirwe ndagufatishije. Nicyo kintu nshaka kurara nkubwiye kugira ngo next time bibaye bidakemutse twamwisubiza mwana, mugashaka undi wenda uzabibakorera ibyo ngibyo byose. Kubera ko ngemereza agaciro ikiremwa muntu. Ni umukozi ariko hari ibyo umukozi akora n'ibyo umugore wawe yakabaye akora. Ndakeka kandi nawe tubyumva kimwe. Okay. Nanjye rero ntabwo ndi bubure kukubwira yuko madamu ibyo bintu twabivuganyeho. Sibyo? Ibintu twabivuganyeho uko ndeba hano twavuye mu rugo tumukebuye. Njyewe uyu ni mukuru we. Twavuye mu rugo tumukebuye kandi twamwiritse yuko ibyo bintu nabyo agomba kongera gukora. Nari nagize mu rugo kare nsanga arimo gutonganya imirimo. Numva arimo gushaka no kumwirukana ariko baka kanya yamusabye imbabazi. Natekereje yuko n'ibyo ngibyo ntabwo nenze yuko wasanze arimo kubikora ariko nasanze nawe nabyiboneye. Okay. Sibyo? Rero ntugire ikibazo. Ikintu nashakaga cyonyine kurara mumenyesheje nuko ibyo bintu atari ibintu byo gukorwa n'umukozi wo mu rugo, kandi nk'umuntu wamuguhaye agomba no kumumenya. Okay. Kandi nyine urakoze. Nikomereze nizere ko yabaye next time nzaza kumureba yishimye. Yabaye muzima. Yabaye muzima. Sibyo? So bamugamagariye akaza akakubwira ko bamusabye imbabazi. So the decision is yours. Okay, nta kibazo. Ahore bantu bigize. Sibyo? Bigize. Ariko bira nizere yuko nyine yumvishe. Sibyo? Sasa reka mubwire Miri. Urimo kunyumva neza? Babe, uri kunyita Miri? Mumagaye mu izina? Ugeze mumagara mu izina? What happened? Tell me. Ntiwongere kunyita babe. Seriously? Yeah. But you're my babe, you know. I'm not. Why? What happened? What changed?
mfite amakuru neza ameze gutya yuko aka kanya ashobora kuba utari uwanjye njyenyine. What? Ibyo bikuye he? barabimbwiye Again, barakubwiye. kandi abizi ko nandi uvugira ubusa mu ishyamba. Kuki ngo mabwire? Okay, reka mubwire ko naciye ku ruhande. Ntabwo ni baby wawe nubwo nshobora kuzabaho. Seriously? Yego. No. Yego ubimenye gutyo. Nekeze kuri biri kwivugira. Ari ikindi kintu nakubwira. Cyo nakubishye. Ntabwo nkunda abakobwa b'ibikara. Seriously? Ntabwo nkunda abakobwa b'ibikara. No, you're joking. Okay. Baby ndabizi uri gukina nkunda. Sibyo? Tumanye igihe kimwe n'iki. Jana ntabwo tumanye. Is that prank? Okay, babe. Sibyo? Ni prank. Yeah, ntabwo prank. Ukomeje? Ntabwo prank. Wow. So what happened? Ntabwo prank. Babe. Uratinyitse urankubise. Ntabwo prank. Ngiye ntabwo ngushaka mu buzima bwanjye. Wikomeza kumbangamira, umpamagara mu gitondo. What ntabwo ngiye ngushaka mu buzima bwanjye. Urimo kunyumva neza? Ushaka urankubise. Ushaka urire wuzuze iki? Nkubise. Ndakubwiye ngo ubimenye guhera uyu munsi. Guhera uyu munota nimero yanjye uyisibe. Uyisibe. Oh my God. Noneho niba udashaka kuzakubitwa ubuzima bwawe bwose. Uramba ikiganza cyawe urankubita pe. Okay. Wumva ushobora bimeze? Urumva wabasha kubana nanjye kugeza dupfuye nk'uko tujye tubivuga? Umva wibasha? Umva wabishobora? But I promised you ko tuzabana mu bintu byiza. Okay. Washobora yuko kubana nanjye nkuhondagura muri gitondo? Wabishobora? Ariko ntabwo ari bwo buzima twahisemo. Njye nibwo buzima numva nawitisha. Ntabwo ari wowe uri kumbwira no magambo. Please. Okay. Nikanizere basi kuri kubeshya. Njye ndashaka yuko ndakwinginze babarira unyange. No. Babarira unyange ko ntabwo nshaka gukundana n'indaya. Babe, nabizi ndagukunda. Never. Ntabwo nshaka gukundana n'indaya, sibyo? Umukobwa buri gihe wara bambwira yuko agenda aryamana n'abahungu bose. No. Barambeshya. Uwo musambanye. No way. Babarira. Uri umusambanyi nta kuntu umuntu yaza kumbwira kubeshyira nkandisa. Mumva iki? Ndabona Chris agiye kuzansaza. Ugiye kuzansaza. Inshuro zose nguhamagaye. Kanongeye ngerageze rimwe none natayifata. Sinjegera y'umuhungu. Tibe n'ubu yanze kwifata. Chris wabwa gufasha nawe nakuniga. Ese we bite nshaka kumenya ko nuzera haruguru numva witotomba Chris wambwa we. Chris yakugize ati mandekana n'iki gicucu njye najyamagaye kuva kare cyanze kwitaba telefone maze kumamagaye cyose gira rega 15 nanze gufata telefone. Chris muri gufiki cyanze gufata telefone nese cyose mufitanye. Uyu ari uko mushaka ariko yanze gufata telefone inshuro zose muhamagaye. Ese ko numvije baga ngo agiye kugusaza kuva ryari umukunda wo? Jya ubyihorera. Usigaye ukunda Chris se? Wabyibya abanyarwandakazi. Ariko bana ndeba neza umbwiye Chris kuva ryari umukunda? Nzarabupfiraho. Komeruka dupanga ko ari ukumurya amafaranga. Nta nubwo uzayarya bitewe n'uriya mukobwa bataranatandukana we nta n'icicumi uzajya wasanga ari kumwe na ryaha barajya. Emeline se none uzumva ari igihe cyatuma ndagufata? Aparike Emeline no kumurya amafaranga gusa ntabwo ari uko ndabona. Hanyuma se wowe
so ntabwo ubyumva uri kumbaza ibyo uzi. wowe simushaka mu buzima bwanjye. Please. Ushaka mu buzima bwawe? Living my life. Ntabwo ushaka mu buzima bwawe? Yeah. Serious? Yeah. After all of this, njyewe nawe. After all what? After all? Ibiki. Njye ntabwo ushaka mu buzima bwawe. Imyaka yose tumaranye, ibi byose byari iki? You bitch! Serious? Nakubwiye na wanga kunyumva. I'm a bitch. Yes. I'm a bitch. Kandi no nongera ngo yanjye nanjye gucapa urushyi. Uri bitch y'abandi. No. Ntabwo ari kokuri. You know I love you. Babe, I love you. Get out from my eyes. Babe, I love right you. now. Please. Ndakwinginze. Niba nta n'uwaduteranije. Shana kubwiye ngo umwana yawe nta kintu yambwira. Please. Wamugiga. Babe, please. Hanyuma kumva ko azakwemera se? Gusa naramutse wese kurya atanyemera. Irasa agiye kunda Emeline udahari. Bale Emeline nuko aba amafiti Agize ate? aba ari kumurya amafaranga. Hanyuma se undi ubizi uti yarabikubwiye? Genda bizi. Reka tuve kuri uwo musore ubwo nyine sinzi ibyawe nawe ariko idiri twari dufitanye niyo kumurya amafaranga. Ibyo bintu byo kuzana ngo inkundo ubundi bwo kwitesha. Nese yana twamurya amafaranga kandi atari gufata telefone. Icyambere uko afite telefone yamara gufata telefone tukavugana none amafaranga amurya gute? Nese nakubwiye ngo umukore kuri Emeline warabikoze. Akugeze no kumukura kuri ranshinzi biroroshye. Nacumaze rero. Wagize nakunze nasaze wasaze utese no kumukuraho byakunaniye. Nese yana twayamurya gute niba ukeneye amafaranga kwiyanze no gufata telefone. Shareka mubwize ukuri rero. Nimba yakunaniye umbwira ngo yindi diri nzima kuko uri kumomberaho kumfasha ubusiri kumari iki. Nagaruka kugombera. Nese ndamama. Sinjatumye gushyiraguje na Chris. Wasanga ari kumwe na nyahabara rye ngo Emeline. None batari kumwe si sheri. Ko nakubwiye ngo batandukanye warabikoze. Usanga ari mpamvu yanze no kumfata. Isi wangegewe. Nyifashe nta kiniga. Muri make se ubu ngiye nungukiye meze. Simari wakito tuanze turebe nafuta hari naje twayabona amafaranga. Kandi numva wa musari. Nagaruka umusari no kujyanga do amafaranga. Nose twamurya mbwira nawe. Twamurya amafaranga gute kandi anze gufata telefone. None se gusara murya gute kandi uri kumusarira. Naga ndi kumusarira kandi ari kumwe na haba ngenda tekereza ko ari kumwe na Emeline ari mu. Ataba ari kumwe se si sheri we ko nakubwiye batandukanye warabikoze. Ikiza ariko kubatandukanya biroroshye. Ngurakunze wakunze na nugaseka usonera ngo muyibona mwiki. Kari agakobwa karizirika ka Emeline. Shasinzi shikeretse urupfu rwonyene rwo rwatuma kamuva. Reka nguhe diri nzima rero. Nimba yakunaniye reka nguhe ne pasa twiririra amafaranga bigira inzira. Ariko reka nkubwire sibyo twe turetse tubanze turebe ko aze kujya kumva. Cyangwa tureke tubanze tureka kwemera ko numva wasanze Chris. Ariko bebe urane yakagukunyemera. Ntabwo iswe aho gumva ngubwire tugomba kumukuraho ifa. Isi ni umukire tugomba kumukura ayitamukuye yose uri kujya kumukuraho yatangiye no kwanga kugufata kuko agukiriye. Oya ngewe uretse ndamuhamagara mu kanya urabibona kandi ngiye ndabizi ko ari mufate ndabizi ko arava mu kanya. Ariko bani uri guseka iki n'ibintu bibabaje uri guseka. Umva rero mubwize n'ukuri kuzuye sibyo nari muzagera igihe cy'icumi mu gihe usora gikundana n'ura mukobwa. Erega barakundana niko kuri. Ako bakundana. Barakundana sha ibyo byubimenye wagiye ubizi ko bakundana nta n'ikizabatandukanye. Urabizi neza. Bari ukambye ubwo bushashaka bwawe. Erega nasoni reka nawe wikaraze urikaraga umenye ukuri. Abona di
bestie bimeze bite se? Bestie bimeze bite? Bimeze bite? Nese wabaye tumbwira wabaye. Nshaka kuba ndi njyenyine mbabarira. Oya mbwira wabaye. Basi mbwira wabaye ndebe mbwira sibyo mbwira. Oya mbwira nari mbwira wabaye iki. Sibyo mbwira. Mani baze ko ari ubwa mbere mubonye uri kurira wala babarira basi mbwira. Sibyo mbwira. Jana makeup za wazishe wabaye igikobwa kibiko uri kurira mbwira. Mbwira pe. Wakwizera ko Chris? Nyine mbwira wowe mbwira nari sibyo mbwira. Ibaze ko ntutse. Kanyandagaza. Sure, Chris nzi njyewe niziye njyewe. Okay ngambwira sibyo ngambwira nkiza mara. Bestie. Urabizi ukuntu mukunda. Ndabizi. Ibaze ko ari kumbeshya. Yangane nyine oyo naga ari Chris sibyo nizere ko ari undi mu Chris usigaye ukundana nawe atari uwonze. Chris uzi. Ndumva gusa. Oya ihangane. Best ihangane ntabwo nuse Chris se twamenyana mu buzima. Ambwira amagambo arankomerekeje. Hangane. Byagenze gute se wowe mbwira nyine ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kumbwira. Ntabwo nzi mu by'ukuri. Maze ko yifasha akagita indaya. Chris nzima abanza umbwire sibyo ntabwo ndi gusobanukirwa uko ibintu. We banza umbwire sibyo. Anyita indaya. Oya njya mu bagabo. Uzi umwanya wose mara umunini Karomba namuha. None uzi ko nta n'undi muhungu. Best ihangane sibyo. Ihangane Chris ndabizi muraza kwiyunga wenda yarakaye cyangwa se iki. Nese hari ikintu kibi wigeze umukorera? Uko byagenda kose. Bitewe n'amagambo yambwiye ukuntu yansibeje. Ambise n'urushyi. Ibaze umwana we. Oya ihangane ndabizi muraza gusha. Nose basi hari ikintu kibi wamukoreye? Nta na kimwe. Ntabwo nzi umuntu wamuneranyije. Ngaya uzi ukuntu mukunda. Ihangane basi ndabizi bizashira Chris azaba uwawe ni n'uwawe mani wenda ashaka kuba yarakaye byaka kanya ariko bizashira. Ubwo nifuza ko yasubiye mu buzima bwawe. Oya se nawe wibuko sibyo. Wibuko ndabizi n'uwawe igihe cyose wahereye umudwana nagaka kanya byahita birangira uribuka ukuntu mwakundanye se basi. Ntabwo byakunda. Oya ndabizi bizashira. Sibyo? Ndabira. Oya ibi byose ni iby'akanya gatoya ushobora kubabara bya. Oya Chris ndabizi nawe aragukunda kandi nawe uramukunda rero wicika intege sibyo? Nizitse. Uvuze ngo iki? Yangane ntabwo nigize umufata, ntabwo nigize mbona phone. Ngo iki? Inshuro zose 600 naguhamagaye wowe gufata telefone wowe. Uko bena bagwe ko mukombe. Asubura gutinyuka no kunyita be. Siko nta sero ufite. Be. Urimo kunsubiramo? Iki? Urimo kunsubiramo? Simani. Uratekereza mu mutwe wawe. Udufite ikibazo. Kucindeba. Urimo kunsubiramo? Iki? Shuri kwesubiramo? Ya buretse gato. Shamani mbinditse gato. Buretse ariko cyo kutukana cyane. Aho mandi uzingegera y'imugabo. Tumva ikibazo cyatumye atagufata.
uzi kumuhamagara inshuro 10 na zingahe yanga gufata umuntu Subona ndimbura mukoro. Phone nawe nayishyize ntabwo nayumva. Cyangwa di uracyari kumwe na ya ntuza yawe. Ngo ni Emeline. Rero uzi ko mukunda. Uramukobwa namwanze kuvuga kera. Hashize igihe kinini kuva kera se kurya umuntu agamaga inshuro magana ngahe ngo gufata telefone. Uramukobwa namubwije ko mbwa yuko namukunda. Ceceka ngo tongiye kuvuga gutyo. Tongiye kumbwira gutyo. Wanjegerawe. Urutwe rubi. Urimo kununga. Genda. Usibaho ngaho. Ceceka ngaho. Turatekereza bundi mutwe wawe. Usiri kuzunsobanura ibiki. Okay. Basi calm down. Okay? Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Sibyo? Shaka bugufi rero ureke basi nsobanura. Wamamagaye phone nemo kuyumva. Icyo ntabwo ari ibintu byumvikana kandi nje kukureba. Ese ubundi ukunda Emeline cyangwa ukunda uyunguye? Nkunda umukobwa. None se ne kubera cyo utamufashe? Emeline ntabwo mukunda. Turi no gutinyuka kumamagara mu izina ryanjye nta n'isoni ufite. Yarambajije ngo umundanda. Sibyo? Ukunda nde nyine? Kabbe nuko ibintu byose ikintu cyose nagikora nimbabaze ndiro nazi gusaba. Sibyo? Sikuri rugora n'inshoreke yiwe hari abita Emeline. Wikongera kumfataho dekura vuba. Muretse nimba atabishaka mureke. Banza utubwire impamvu utamufashe. Ni iyihe mpamvu? Emeline naramwanze nkunda wowe. Uramutse ntago mwaye muri kumwe. Twari turi kumwe ndimo. Oha ibyo birahagije rero. It's okay birahagije. Uri no gutwa. Mwari muri kumwe subyemereye. Mwari muri kumwe. Kandi narabitekereje. None ko mwa muri kumara niki? Ko nyine wavuze ko mwatandukanye. None ko muza kuvuga. Mbese nganyumvira. Okay basi. Wabwira inshuti yawe ikavanga basketball mwana. Gute se nagenda? Rwana nasiga inshuti yanjye hano. Kugisare nkawe. Mukunda kananuka, okay? Ndagurenze ko aho nimwe bakibaho hano. Kana haniswe. Ngo ngenda musigane nawe. Mwizeye gusa. Sara kira kitana kuniga man. Cyana kuniga wowe. Urimo kunuka? Urumva nagufata icyakuma nkagufata nkaguhekenya. Sinzi ko kibaho abakobwa bameze gutya. Kuri bino kwibite. Insa. Niko se narabasuza bimeze bite? Nezo wanze best wanjye kwera utubici twa make ya koko. Nguduki? Utubici turaho mani duciriritse mwebwe mu bamushaka no dufaranga twa make. Ubwo nta soni ufite. Wasurinde. Narazineye bro narazineye. Ubu tudukobwa nitwe dutumye wanga best wanjye reba nawe. Zibaho ngaho. None zibaho ngaho ndaya niya. Ndaya niya. Na uramba he. Niko ari gutuka shiri wawe ngo izisivanga ni shiri wawe. Navuge umuzima n'ubu. Manu tudukobwa twa make. Okay. Mureke gurika kuvuga nabi sibira. Mvuge neza. Oya ngamvuna do. Nyumvira ibintu abakobwa bawe bari. Mwumve ngaba nabantu. Kugirango d'amafaranga. Wabumvishe. Mbwira nawe. Twamujya amafaranga gute kandi ari gufata telefone. None se gusara mujya gute kandi uri kumusarira. Sha mama musigare mu mateko yanyu byo nta nubwo bigiye. Ndagutaye magusa. Nuko ukomeza. Ushaka amafaranga nanafite. Nyiruka ku mafaranga nanafite. Wani cyakoze ndabibonye. Sibyo? Birukanyira kubigusiga koko. Zize umukobwa unkunda ndemeye ndamuretse nje kuri wanze ko nkunda urangije ukora ibyo bintu. Akunda nyoko. Zakunda nyoko. Bose uramureke wanjye. Sheri basi negamata ndakwinginze. Stop it. Sheri wawe ninde? Ndabiza mukosa nakoze. Mbabarira ndangutse. Uranatinyuka. Ungarutse imbere. Nyuma y'ibitutsi byose wanditse Chris. Ndakwinginze. Uratekereza?
ntabwo natekerezaga kare ko ndakwinginze sheri. Ubu nibwo ubwonko bugarutse. Wow. Mbabarira kubw'amagambo mabi yose nakubwiye. N'umutima wanjye wose. Nciye bugufi ndakwinginze. Uratera impuhwe ndetse. Umutima wanjye wose nciye bugufi. Sheri niyo mpamvu nciye ahantu ngo uratuma turaba mu mukozi. Basi kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko naciye bugufi mu mutima wawe. Turaho. Basi ndakwinginze. Ndakwinginze sheri. Ndakwinginze. Please come back. Abandi batanga indabo z'inatirere. Ni plastique ndio wahisemo kunzanira. Sheri basi. Kuki usuzugura? Ntabwo ari ugusuzugura. Nuko arizo naciyeho akaba arizo mbona. Uratinyuka. Sheri ndakwinginze. Ariko abasore bimbwa mwabaye muti. Ubuse nawe mwita umugabo ra? Njye ngo mwita umugabo. Umugabo nyabaki. Umugabo ukubita umugore. Umugabo utuka umugore nta soni. Bose waranyubashye. Chris, ndashaka kumenya ndiki kuri wowe. Uru rukundo rwanjye. Ntabwo ndi urukundo rwawe. Iyo nza kuba ndi urukundo rwawe, ntabwo warambwiye ari amagambo. Chris, urabizi ko ngukunda. Yeah. Kujya kunshinja ngo ngewe ndyama n'abandi bagabo. Chris, niwe muhungu wa mbere twabonanye. Nizere kubyuka neza. Okay, sheri kamubwire ikintu cyabiteye. Ariya magambo ari kugaruka mu mutwe wanjye. Chris. Uri umuhemu. Basi simfuka. Pfukamira de. Wankoze ibi. Numureho. Numureho. Enough is enough. Ushaka kongera kumubita? Yeah. Wongera uzamura ikiganza cyawe umubita. Ndabimenyereye. Sheri mbabaje nakoze amakosa. Chris. Nakoze amakosa. Ntabwo nakongera kukwizera mu buzima bwanjye. Basi reka kurira imbere yanjye. Ngira ngo ngire impuhwe. Ngire impuhwe. Wambabariye. Uwakubwira ko umutima wanjye uri gushenguka. Uri umugome w'umutindi. Umwanya wose naguhaye. Agaciro naguhaye. Nigomwa byose Chris kubera wowe. Byose urifata ubihindura zero. Mbonamo igikinisho cyawe. Ese nimba ari wabonye undi mukunzi iyo bimbwira kare. Ya, nibyo nenge uko. Utabicishije muri ziriya nzira, nta jambo ufite ryo kuvuga muri kano kanya. Unatinyuka navuga. Ngaye umuhungu. Basi ukora ibyishaka byose kumubare basi. Forgiveness doesn't mean to forget. Right? Yeah. Nizere kuri kunyuma. Kandi gusaba imbabazi ntabwo bikosora amakosa wakoze. Ako basi twasubiza inyuma. Ntabwo ibyo bishoboka. Nta muntu ugisubiza inyuma. Sheri ejo twarakundana. Usibye amakosa muze mu gitondo ntabwo ari yo. Look at you. Mufite n'ishingiro ryo kugwa amaso yanjye. Jesus. Sheri genda ubitekerezeho. Wumve yuko Ntacyo mfite cyo gutekereza numva mutwanjye byivanze. Ntekereza iki? Ukeneye iki muri kano kanya? Urifuza iki? imbabazi. Ndakwinginze umutima wanjye wose. Imbabazi. Ntabwo nzongera gukora amakosa. Ntabwo nzongera. Inzira rugiyemo aho warugibonye byanze. Urangarukiye. Kuko uzi ko anytime nakubabarira. Yaba koko bose umuntu amaze kumenya ko atabose batankunda. Yo. Urugiye kugerageza ahandi. Ni amakosa nakoze. Ndakwinginze. Chris. Nundi mukobwa wundi uzahura. Oya naho n'umukobwa. Ntugatinyuke gukena amarangamutima y'umuntu Chris. Ijambo rimwe ryo nakubwira. Ntabwo ndi umugome Chris, ntabwo ndi umuntu mubi. N'Imana itanga imbabazi. Niyo nakubabarira. Nivuze ko nasura mwana. Byanjye nawe tubirangira aha. Ibyanjye nawe birangirira aha. Ntacyo bivuze. Ntacyo bivuze imbere. Haguruka. It's okay, nakubabarira ko ntabwo nasura mwana. Ibyo nta na kimwe bivuze. Wari uzi n'ikindi? Sheri mbabarira. Ndakwinginze n'umutima wanjye wose. Fata indabo zawe. Sheri mbabarira. Ndakubabariye. Gusa ntabwo nasubira nawe.
Nanjye ndabona